Bonsoir nshuti bakunzi ba Reyo Yacu TV. Uko bisanzwe rero kuri Reyo Yacu TV tubagezaho amakuru abagezweho mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu tuvugana nonaha URA cyangwa se Uganda Revenue Authority ikandagiye Kigali. Si ibyo gusa ariko turakomeza kugenda turebera hamwe amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi babiri bagifite amartije yo kutazakina umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport na Police FC umukino wa shampiyona ugomba kuba ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9. Amakuru yo tubafite hano kuri Reyo Yacu TV ni menshi cyane. Wowe icyo usabwa nk'umukunzi wa Rayon Sport ni ugukora subscribe, ubundi ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho, maze ko dushyize ikiganiro ukajya ubasha kudukurikirana mu bambere. Tukwibutsa ushaka kuba muri groupe ya Reyo Yacu TV ushobora kutwandikira kuri 0788466591. Iyi ni groupe ariko kandi niyo gushyigikira equipe ya Rayon Sport kubera ko batanga umusanzu byibuze w'igihumbi wo gufasha equipe ya Rayon Sport. Uwo musanzu utangwa mu gihe cy'ukwezi. Ahangaha kandi ushaka kujya muri fan club witwa The Bro Family, ahangaha naho ushobora rwose kwandikira uwitwa Dativa, turabaha nimero ze mu biganiro byacu biri imbere kugira ngo mukomeze kugenda mwandikira uyu mu sister cyangwa se uyu mu SG w'iyi groupe cyangwa se w'iyi fan club yitwa The Bro Family kugira ngo mukomeze kugenda mubana n'iyi The Bro Family. Akaba ari fan club y'ubukombe mu ikipe ya Rayon Sport rwose mu gutanga umusanzu yewe n'ibihembo bitandukanye bakomeje kugenda babyegukana. Si ibyo gusa ariko hari na groupe zindi zitandukanye nka Reyo Twifuza. Iyi ni groupe yenda kuba fan club, ni groupe nziza cyane nakwifuriza buri mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport kubamo, ndetse na Gikundiro Yacu. Izo nazo ni groupe nziza ziri ku rwego rwo hejuru rwose. Uwifuza kuzigana yatwandikira kuri iyo nimero twabahaye hejuru. Reka tugaruke rero mu kiganiro cyacu turebera hamwe ibikomeza kugenda bivuga kuri uyu munsi. Uganda Revenue Authority yaje i Kigali aho ije guhangana n'ikipe ya Rayon Sport mu mukino wa gishuti ugomba kuba kuwa gatanu cyangwa se ku munsi w'ejo ku isaha isa 12 zuzuye kuri stade regionali ya Kigali i Nyamirambo. Rayon Sport ni umukino w'ishyiraniro, ni umukino ukomeye cyane, ni umukino benshi mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bategereje, dore ko ari ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu nubwo iri gukina imikino ya gishuti ikayitsinda, ariko abakunzi bayo nk'uko bakomeje kugenda bigaragaza ku munsi w'ejo ubwo batsindaga Mukura Victory Sport, nubwo abenshi batakomeje kugenda banenga ikipe ya Rayon Sport bitewe n'uko imvura yari nyinshi cyane cyane mu gice cya kabiri, dore ko igice cya mbere byasaga nkaho ari ukwigana, amakipe yombi akina yigana. Gusa nyine ikipe ya Rayon Sport iza kubiboneramo amahirwe, iza kugira gutya itsinda igitego nubwo cyase cyishyurwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport, ariko byagaragara ko amakipe yombi akiri kwigana, ariko ikitwa guhererekanya umupira ikipe ya Rayon Sport yo yari iri hejuru cyane. Igice cya kabiri cyaje kubihira abakunzi b'umupira w'amaguru kubera imvura nyinshi yaguye kuri stade regional ya Kigali i Nyamirambo, biza gutuma abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bose batabonye ibyo bari biteze, nubwo ikipe ya Rayon Sport yaje kubona ikindi gitego kuri kona nziza cyane yaritewe na Paul Were wigaragaje mu mukino muri rusange. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bamukurira ingofero, ariko akimara gutera iyi kona rwose iyi kipe ya Mukura Victory Sport cyangwa se MFC yaje gukora penalty, iza kwinjizwa neza n'umukinnyi kabuhariwe wo mu gihugu cya Nigeria, cyangwa se akaba ari umunyanigeria, uyu akaba yitwa Osarwe Orise, niwe waje gutsinda igitego cya Rayon Sport cya kabiri kuri penalty. Maze abakunzi ikipe ya Rayon Sport rwose bati nubwo mutsinze ariko ntago muratwemeza, ntago muradukombeka. N'ikipe ya Rayon Sport umunsi w'ejo bakomeje kugenda hagaragara umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport mushyashya guturuka mu gihugu cya Tanzania, uyu nguyu akaba ari Ramadhan Kabweli. Uyu Ramadhan Kabweli nawe yakomeje kugenda rwose yigaragariza abakunzi ikipe ya Rayon Sport, nubwo yaje gutsindwa igitego kidasobanutse cyane cyane ku bwumvikane buke bwe na defense ye, aza kugira gutya atsindwa igitego. Abakunzi ikipe ya Rayon Sport ati rwose ntacyo bitwaye, ariko ni umukinnyi wagerageje kwitwara neza muri rusange kuko yaje gukora save zigera nko muri 3 zigaragara ko byari ibitego. Uyu ni umuzamu wigaragaje ku munsi w'ejo, abenshi bati ese ubundi ubu ngubu azakina gute mu banyamahanga batanu bemerewe gukina muri iki kibuga, ese nabahe bashobora kuzakina? Uko twakomeje kugenda tubibona rero, uwitwa Mbirizi Eric we rwose n'indakorwaho kuko ari ku rwego rwo hejuru, kongeraho Willy Esson Onana nawe uri ku rwego rwo hejuru, kongeraho Musa Kamara, abo bakabaye 3, kongeraho uwitwa Orise cyangwa se uyu Osarwe bakabaye 4. Ubwo nguko umunyamahanga wa gatanu nawe agomba kwigaragaza hagati ya Traore, Paul Were n'abandi bagiye batandukanye. Gusa Paul Were ku munsi w'ejo yakomeje kugenda akumvika abakunzi ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi ubwo byumvikane ko uwitwa Ramadhan Kabweli nawe ari hafi aho. Ni urugamba rutoroshye kuzabona abanyamahanga
barenga 5 bazaza bakoreshwa muri iyi kipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yigaragaza, ariko kandi abanyamahanga bamwe bakomeza kugenda berekana urwego ruri hejuru rwo ku munsi w'ejo, nk'uwitwa Paul Were rwose yakomeje kugenda ashimisha abakunzi ikipe ya Rayon Sport, uburyo atwara baro, uburyo ameze neza rwose, bati umwanya n'uwawe. Ni byinshi twakomeza kugira tuvuga, ariko muri rusange ni ikipe ya Rayon Sport itarakumvika abakunzi bayo gusa, ariko imikino iracyari myinshi, niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ikina imikino ya gishuti kugira ngo ikomeze kugenda izamura urwego rwayo rw'imikinire, cyane cyane rwose kugira ngo abakinnyi bagende barushaho kugenda bamenyerana, kandi biri kugenda biza gahoro gahoro, kuko ku munsi w'ejo nubwo batsinze ibitego bike, ibitego bibiri, ariko rwose ikitwa guhererekanya umupira wabonaga ko baraziranye, hari ukuntu baziranye bakina baro rwose igakomeza igatembera, ukabona ko ari ibintu biryoheye ijisho. Ni ikipe ya Rayon Sport rero igomba gukina na Uganda Revenue Authority. Twakomeje kugenda tubabwira ko imaze kugera i Kigali, yamaze kwakirwa ku kibuga cy'indege i Kanombe, aho itegerejwe no kuzakirwa ku munsi w'ejo kuri stade regional ya Kigali Rayon Sport iyizimanira. Ni ibyitezwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda cyangwa se abakunzi ba Rayon Sport muri rusange, ariko kandi ni ikipe ya Uganda Revenue Authority nayo ikomeye cyane, ifite abakinnyi bageze muri 5 muri ekipe nationale. Kuri ubu ngubu rero nubwo eje gukina ekipe ya Rayon Sport, bamwe muri abo bakinnyi ntabwo ibafite kuko baracyafite urugamba rutoroshye rwo gukuramo ekipe ya Taifa Stars cyangwa se ekipe ya Tanzania. Kuri ubu ngubu rero bamwe mu bakinnyi bayo ntabwo bari kumwe nayo, nk'uko n'ikipe ya Rayon Sport bamwe mu bakinnyi bayo batari kumwe nayo bagikomeje gufasha Amavubi. Machenzi na Fuadi ni match y'ishyiraniro, ni match iyi Uganda Revenue Authority yaje yakaniye cyane rwose ko igomba gusiga itsinze ikipe ya Rayon Sport ikayongera kuri Vipers. Makipe y'Uganda amaze kugira gutya rwose agatsinda Rayon Sport mu myaka ishize, Konjona Express yaje igatsinda ikipe ya Rayon Sport mu mikino ya Sekafa. Abakunzi ikipe ya Rayon Sport KCC Prito, abakunzi ikipe ya Rayon Sport bati rero ibingibi ntabwo bikwiye, ati natwe kuri iyi nshuro turaza guha Umugande isomo aze kuritahana. Nibikomeza kugenda rero bigarukaho, ariko kandi nubwo ekipe ya Rayon Sport ikomeje imyiteguro ikomeye cyane, tubibutse ko ku munsi w'ejo kwinjira ari 2,000, 5,000, iyo ni 3,000, no kuvuga ngo babandi bari baraguze itike ku mukino wagomba guhuza ikipe ya Rayon Sport na Police yo mu gihugu cya Kenya. Uyu mukino ntuze kuba iyi tike bazayinjiriraho ku munsi w'ejo, no kuvuga ngo rero kwinjira ni 3,000, 5,000, 20,000, 10,000. Anga umukunzi wese wa Rayon Sport rwose arasabwa kwitabira iyi match igomba kuba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12. Byumvikane ko kubakunzi ikipe ya Rayon Sport nta rongo, kubera ko ikipe ya Rayon Sport izamara gukina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Uganda Revenue Authority, maze ku itariki 4 ekipe ya Rayon Sport itongera ikine n'ikipe ya Singida mu gihugu cya Tanzania. Byumvikane ko rero ekipe ya Rayon Sport muri rusange ikomeje imyiteguro, kandi ngo abakunzi ba Rayon Sport ntago bazigera bicwa n'irungu, kuko muri iyi minsi rwose iri kugenda igerageza gushaka icyatuma abakunzi ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abakunzi babo batakwicwa n'irungu. Niyo mpamvu ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu yamaze gutumira Uganda Revenue Authority, yamaze kugera i Kigali. Nubwo bameze gutyo, ariko hari abakinnyi ba Rayon Sport bakomeje kwitegurana n'abandi, bikigoye ko bazakina umukino ugomba guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Police FC ku mukino wa shampiyona ugomba kuba ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 ku isaha 12 kuri stade regional ya Kigali i Nyamirambo. Ukomeje kugenda wibazwa cyane ni witwa Musa Kamara, kugeza kuri ubu ngubu ntarabona icyangombwa cyangwa se icyangombwa kimwemerera gukora ku butaka bw'u Rwanda, icyo bakunze kwita work permit. Uyu nguyu rero ntago arakibona kugeza kuri ubu, aracyategereje gusa, ariko kuba yemerewe gukinira ekipe ya Rayon Sport byo arabyemerewe, kuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Tunisia ryamaze kumuha uburenganzira bwo kuba yakinira ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero icyo bita release letter aragifite, ndetse na ITC rwose mu ekipe ya Rayon Sport ngo yarahageze. Igisigaye rwose ni ukurebera hamwe uburyo uyu mukinnyi yabona icyangombwa cy'akazi. Ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ibimufashamo, dore ko kuri ubu ngubu abakunzi ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda rwose bavuga ko uwitwa Traoré nta kirimo, cyane cyane kubireba n'ubusatirizi, ati imipira yifata neza, ni umukinnyi w'umuhanga ushobora gupasa, atariko icyitwa kureba mu izamu byo rwose ni ukumugora. Nza kujyana i Kanombe. Nuko abakunzi ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ati rwose Traoré ni umukinnyi mwiza, ariko rwose utagenderaho ngo uzatwara igikombe cya shampiyona. Niyo mpamvu rero abenshi bati rwose naramuka atabonetse uyu Musa Kamara ku mukino ugomba guhuza ikipe ya Rayon Sport na Police, bati uwitwa cyangwa se umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport Musa Esenu ati azahabwa umwanya yikinire, dore ko Musa Esenu rwose ku munsi w'ejo ubwo yajyaga amasimbuye yakomeje kugenda agaragaza ko ari umukinnyi byibuze ushobora kuba amenyereye ni shampiyona mu Rwanda, ariko kandi ni n'umukinnyi byibuze ubangutse cyane cyane mu gutekereza vuba cyane aho izamuriri.
Rayon Sport rero natwe icyo dusabwa rwose ni ukuba inyuma y'ikipe yacu ku munsi w'ejo bw'ikipe ya Rayon Sport izaba ikina na Uganda Revenue Authority kuruta uko twari turi inyuma ya Rayon Sport ubwo yakinaga n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Nubwo ikipe ya Rayon Sport yakinira Mukura Victory Sport ikayitsinda, ariko icyitwa abafana rwose wabonaga ko ukurikije uko ikipe ya Rayon Sport mu minsi yashize yabaga yuzuje stade, ku munsi w'ejo ntabwo ariko byari byifashe. Abakunzi ba Rayon Sport bari baringaniye, byumvikane ko rero ku mukino ugomba guza ikipe ya Rayon Sport na Uganda Revenue Authority tugomba kuzaba turi benshi rwose, tukitabira ku bwinshi kugira dukomeze kugenda dutera ingabo mu bitugu ekipe yacu, ekipe dukunda, ekipe twihebeye, Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Tubibutse ko kandi ushaka kugura ikarita yawe rwose cyangwa se ikarita ikuranga nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ukanda akanyenyeri 702 urwego ugakurikiza amabwiriza ukigurira ikarita ikuranga nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Aho ikarita igura 10,000, 5,000 n'ibihumbi 2,000. Ab'inkwakuzi bamaze kuzibona ku munsi w'ejo rwose, bamaze kuzishyikirizwa ikarita zabo, ubu barazibitseho ku mifuka yabo. Byumvikane ko rero nawe mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport mu cyiciro urimo cyangwa se mu bushobozi bwawe ufite, ushobora kwigurira ikarita ikuranga nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Si ibyo gusa ariko n'abandi baguze itike ya sezo cyangwa se season ticket bamaze kuyibona rwose ku munsi w'ejo, abitwa Munyakasadati, Junior Sadati ndetse n'uwitwa na Tadeo Twagirayezu. Aba bakomeje kugenda bazibona, kongeraho Theogene Ntamaka wigeze kuyobora ikipe ya Rayon Sport mu myaka za 2014. Uyu nguyu nawe rwose yaje kugira gutya abona ikarita ye cyangwa se itike ya sezo, ku buryo rwose iguze itike rero ya sezo ihangaha ufite amahirwe menshi yo kujya ureba match ikipe ya Rayon Sport iyo ari yose. Igihe ufite umwanya uba ugomba kunyarukira kuri stade regional ya Kigali ukihera ijisho umukino ugomba guza ikipe ya Rayon Sport n'indi ikipe yari yose, kandi ikarita ya miliyoni yo iguhesha ububasha bwo kuba wagira n'igitekerezo utanga mu nteko rusange z'ikipe ya Rayon Sport, cyangwa se ukaba wayitabira ukagira ijambo rikomeye ku ikipe yawe ya Rayon Sport. Byumvikane ko Ntamaka Theogene, Munyakasadati ndetse na Junior Sadati niyo nta fan club baba barizwamo, ko ubu ngubu bemerewe kwitabira inteko rusange y'ikipe ya Rayon Sport, ndetse na Tadeo Twagirayezu n'undi nawe bitwa Jean Bosco wakomeje kugenda nawe rwose agura iyi karita cyangwa se iyi season ticket ya miliyoni. Abangaba bemerewe kwitabira inteko rusange y'ikipe ya Rayon Sport, ndetse bakaba batanga n'ibitekerezo mu nteko rusange y'ikipe ya Rayon Sport. Si ibyo gusa ariko ushaka gushyigikira ikipe ya Rayon Sport ukanda akanyenyeri 702 ukajya ushyigikira ikipe ya Rayon Sport. Niba uri kure rwose udashobora kwitabira match ikipe ya Rayon Sport yakinnye, wowe ushobora guca akanyenyeri 702 aho guca akanyenyeri 939 nk'uko bisanzwe bikorwa umuntu agura itike y'umukino. Wowe ushobora guca akanyenyeri 702 ubundi ugakomeza gushyigikira ikipe yawe, ekipe ya Rayon Sport. Tumuhawe n'Imana irakiza. Ku munsi w'ejo rero hari undi mukinnyi wakomeje kugenda rwose agaragaza urwego ruri hejuru cyane, ni umukinnyi bita Junior cyangwa se Mucyo Didier Junior. Uyu watsinze igitego ubwo ikipe ya Rayon Sport yatsindaga ikipe ya Rutsiro. Ni umukinnyi ukomeje kugenda kumvika abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose, agaragaza ko umwanya uhoraho awufite, dore ko mugenzi we usanzwe wakina kuri uyu mwanya kuri kabiri witwa Felicien yaje kugira gutya arasimbura, ariko asimbura kuri gatatu. Bigaragara ko gusimbura kuri gatatu bigaragaza ko kuri kabiri rwose agomba kuba hibagiwe, igihe uyu musore nta kibazo na kimwe afite ariwe ugomba gukina. Uyu ni Junior Mucyo Didier rwose wakomeje kugenda agaragaza urwego rwo hejuru muri iyi kipe ya Rayon Sport, ndetse abenshi bati rwose umwanya wo kuri kabiri nyuma y'igenda rya Makenze wamaze kubona nyirawo. Nyabugogo Nyanza byari ibirori. Undi mukinnyi wakomeje kugenda ashimisha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport abereka ko asabwa cyangwa se agomba no kubona umwanya ubanzamo, no mukinnyi bita Mugisha François Master wakomeje kugenda rwose akumvika abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati rwose n'ubundi igihe kirageze kugira ngo Mugisha François Master akomeze kugenda abona umwanya ubanzamo cyangwa se umwanya uhoraho muri ikipe ya Rayon Sport, kuko rwose iyo ari muri ikipe ya Rayon Sport cyangwa se yari mu kibuga hagati defense y'ikipe ya Rayon Sport nta kazi gahambaye ifite. Bati cyane ko uwitwa Osaruwe agaragaza ko akina neza ku munani, gukina kurusha uko akina kuri gatandatu. Rero ugiye kureba ikipe ya Rayon Sport n'ubusanzwe nta mukaseri ifite, bati niyo mpamvu rwose uyu Master agomba kubona umwanya ubanzamo muri iyi kipe ya Rayon Sport. Reka dushimire mwese bamwe mwakomeje kugenda mutwereka aho turi kumwe 5/5 amakuru agezweho cyangwa se amakuru ya Rayon Sport n'andi wasanga atari kuri Radio Yacu TV. Ciao ciao, njye nari Modric, amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Kivu Makenzi na Fuadi bambuka Kanyaru ngo bakine ubuhanga begukana ibikombe.